nimba urimo kutwumva ufite budget ya miliyoni 135, nagushishikariza yuko waza ukagura urugo ukaba warwegukana. Reka manze masuhuze mbifurize na weekend nziza. Iyi nzu nyiguyeho ndi muri siporo ndavuga ariko iyi nzu ndabona ari nka cyamunara, reka nyibagezeho kuko ntabwo bisanzwe. Ndi Moses, channel yanyu ni Kigali Band Sale, ntahandi wabona imari nk'iyi usibye kuri Kigali Band Sale. Reka nkubwize ukuri, nimba uri kuri kamera cyangwa ukaba uri kuri televiziyo, mbabarira ubanze ibintu pariki y'iyi nzu. Imodoka zaba nkeya nenye kandi ziparitse neza z'amajipe, yewe niba ufite vewiti aha hantu ndakubwira ko zahaparika ari enye. Mutise aho ni hejuru i Kanombe, ariko ya Kanombe nziza ya VIP hafi na King David, ni ahantu heza cyane. Ushobora gukoresha umuhanda 15 washaka cyangwa ugaca ni Kanombe nyirizina, cyangwa se ugaca no mu Busanza. Izo zose ni inzira zakugeza kuri uyu muturirwa wacu, kuri iyi nzu nziza cyane nako yubatse neza, ubona ku buryo bwa design ukwisa yakwizeza ko no gukorera ni amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, ugatera hino finissage nziza cyane. Ese mwabonye ko parikingi yacu igiriho utuntu turabyo twiza cyane? Urabona ko ari ibintu ibiti bimaze gukura bikagera hejuru, biba bitanga isura nziza cyane. Reka tunakomezanye tugendana, dufite hariya antire ijya kuri salo, tukagira n'ahangaha ushobora gucamo ugiye kuri chambre principale cyangwa se wahaca udaciye muri salo. Reka dukomezanye, ndashaka kubakorera video ngufi yo muri weekend. Twe twari tuvuye mu muganda, turavuga tutireka tubereke iyi nzu. Iyi ni inzu nziza cyane idakwiye kubicika kuko miliyoni 135 ntabwo zari zikigura kuzarenga na uyu mwanya. Kandi ubona ahangaha ni mu gikari ibyo usange bimeze. Dukomezanye, so urabona ko tugeze imbere y'amasiko meza cyane ya yandi ya mubiri, ariko adufasha kwinjira mu rubaraza rwiza wisanzuye. Ubona ko rubaraza runini rwakwicaramo abantu, parafo nziza cyane gusa nk'uko mubibona, ufite urugi rwiza cyane hano rudasanzwe. Urabona ukuntu we yagiye abikora, ashyiramo design yongeramo indi. Aha tukagira ibirahure byiza cyane, ubona ko ari ibintu bitanga ubwiza. Ndetse ahangaha tukagira ya espace nababwiraga iri imbere ya chambre principale, nawe ashobora kuhicara mu gihe arambiwe mu cyumba. Ariko ubwo reka mbonereho no gukomeza kwinjirana mu nzu yacu. Ni inzu nziza cyane, kera kunzu urugi rumeze ntabwo bisanzwe. Sinzi nimba nawe niba udukurikirana cyangwa ureba no ku yandi macano, urugi nkuru ni rwiza cyane. Urabona ko tugiye muri salo ukinjira. Dukomezanye, tuzagwa muri salo nziza cyane iryoshye nini, ifite finissage nziza cyane. Mu by'ukuri nimba hari ubwa mbere ugeze kuri cano yacu kugira ngo tuzamukane, ndababwiye ko uzajya mbara imari nyinshi, ariko hari izo njya nita ngo cyamunara miliyoni 135 ikaramuka ugucitse, ubwo birafata ikindi gihe cyo gushakashakira indi imeze gutya. Nanjye nigoye ndavuga ni ntabwo ndindira kujya gushaka ngo ikote ngo ndikubitemo cyangwa ishati, ndavuga ni ikiva mu muganda direct reka mpite mbakorera iyi nzu. Kandi nzi ko iyi nzu ariyo ya mbere iri hano muri Kanombe, ifite igiciro cyiza. Iyi nzu y'inzu wayikodesha ku 800, nawe wibaza i Kanombe kugira ngo uzakodeshe 800. Kandi ikindi iri kuri kaburimbo. Ahangaha turahura na salamanje iyo tuvuye muri iriya salo, nk'ibisanzwe nyine uvuye muri salo tujya muri salamanje, ariko ni ibintu bigiye bisepaye ku buryo atari kwakunda ari ibintu ngo biri open ku buryo umuntu icyo ukora uri muri salo cyangwa muri salamanje umuntu aba kureba. Turaza no kugira mu gikoni, murasanga ko ni cya gikoni mukunda kiba gifunze, ukoramo ibyawe byose ntawe ukureba. Ahangaha tuhafite lavabo nziza cyane iriho na kamiliwari, urabona ko ari ibintu by'ibisirimu. Sinshaka kubakingira, dukomezanye. Aha tuhasanga amatara meza cyane rwiza. Reka mbanza mbereke uru rugi. Ibi ni bya bikoni mujya mutuma mutubwira ngo ntabwo dushaka igikoni muratekera mu gikoni uri muri salo ahagera. Iki ni igikoni cyiza gifite ububati kuva hano kurinda uzamuka ukagera kuri plafo, wabikamo ibintu byose kuko nicyo bivuze bishoboka. Tukagira umwanya wa firigo ahangaha, tukagira umwanya wa gazi kuko ahangaha ndetse munini cyane, tukagira n'aho kogereza. Harababo nyine umukozi ashobora kogereza, katujyane mu gikari naho urubeje. Twakomeje mu gikari cyacu twagisesekaye. Nakubwiye tukiri ku irembo ngo ubwisanzure wabonaga no mu gikari burahari.
hari aho ibyuma byo kwanikiraho ngira ngo murahabona, ariko ahangaha turi ni hagari cyane, abana bahakina, wahakora ibyo ushaka. Tukagira hano ishyiga rimwe bashaka gukoreshaho ibishyimbo cyangwa isombe. Tukagira ahangaha indi espace, ubundi usanga barundekanye, ariko ahangaha ndakubwiye ngo iyi nzu niyo yonyine nabonye ifite espace ku irembo, ikagira na espace mu gikari. Ubwo harimo inzu y'umuzamu, hakabamo yewe inzu nka sitoke, hakabamo na dushe na tuwarete hari inyuma. Urumva ko inzu yacu yujuje ibintu byose bisabwa. Reka tujyane mu byumba ugende ureba akantu ku kandi. Twakomeje tugiye guhera ku cyumba cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi nacyo urabona ko gifite rwa rugi rwiza cyane rwa muvura. Tukinjira aha turakubitana na dushe na tuwarete nziza ifite amakaro meza cyane kandi ubona yisanzuye, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Twagera ahangaha tuhasanga icyumba kinini ubona ko gisobanutse nacyo rwose, nubwo harimo matara y'umukozi ariko nta kibazo, ni ibintu bigaragara. Reka tunakomezanye tugendane tujye no mu byumba by'abana, ku gice cyo dusangaho na master bedroom. Iyo tukigera ahangaha dufite icyumba ahangaha cyiza cyane, ni ibyumba binini, tutaza kugira ngo inzu yacu si nini cyane kubera yuko ubwisanzure wabonaga hanze no mu cyumba. Aha tuhafite urugi rushobora kuba wakoresha ukajya mu gikari. Aha tukagira ikindi cyumba nacyo cy'abana. Urabona ko icyo bihuriyeho ibyumba binini bifite amakaro meza bisobanutse. Dushe na tuwarete yabyo nayo reka nyibereke, ni iyi ngiyi ubona ko ari nziza cyane. Gerageza nkunda amakaro yagiye ashyiramo, ni amakaro meza ubona ko ari amakaro manini kandi asa neza. Ahangaha twinjiriye ni muri master bedroom. Witonde witegereze neza cyane urebe itandukaniro riri bube ririmo. Aha twinjiye turahasanga ibikoresho ni byiza ariko bitandukanye na cyane. Iyi shawa ntabwo mwigeze muyibona muri za dushe, ni nini cyane, irasa neza, ni original. Aha tukagira lavabo nziza n'akamiruwani twiza ushobora kubona rwose uyireba. Inzu zacu ziba zujuje ibisabwa byose. Dukomezanye kandi kugira ngo ntabatindira, ahangaha tujya duhura n'urugi rutwinjiza mu cyumba nyirizina. Ni icyumba kinini ku buryo cyo kirimo n'akabati keza cyane kanini ubona ko gasobanutse, imyenda yose washyiramo yakwirwamo. Iyi nzu iramutse gucitse byaba ari akazi kawe, kubera yuko miliyoni 135 iyi nzu natangiye mubwira ngo ni nka cyamunara. Ahangaha igitanda cyose wateramo cyajyamo uko cyaba kingana. Reka mbone no kugushimira rero wakunze iyi nzu, urabizi neza ntabwo wabura kuyikunda, ariko wenda byaterwa n'ubushobozi. Ariko uramutse uje bafite n'inzu z'ijana wangugisha kuri iyo nimero yawe. Kuri iyo nimero yanjye iri muri telefone yawe ni 07834642, ukaza nkagutuza mu by'ukuri nawe ukanshimira. Ubwo kunshimira ni komisiyo nawe urabyumva. Reka nkwibutse ni ibyumba 4 dushinga tuwarete 3 miliyoni 135 hano i Kanombe, ariko muri karitsiye nziza kandi kuri kaburimbo. Murakoze, ndabashimira.